tukimara kumva iyi nkuru Rwabugiri na bazi niki kwifata byanze. Agahinda kenshi ku bamotari. Abamotari barinubira gutwara kasike akanya kanini ku maboko. Ubwo byatewe n'iki? Komeza utubwira. Biraterwa nuko akazi kabaye gakenya mu muhanda kubera ubwinshi bw'abamotari barundiye mu muhanda kubera ikibazo cyo kubona perima ari benshi. Ibyo byo nanjye nabyumviseho ko aho bari kugendera 2,000 bari kuhagendera amafaranga 300. Ikibazo kirakomeye cyane kuko abamotari batangiye kujya kwa muganga. Numva nta kindi bagiye gukorayo hirya ngo muganga ari kubatera Viagra ku ngufu. Ngari kubatera Viagra ku buryo bari kuva kwa muganga bajagaraye cyane. Yego, nuko rero iyo n'umwe mu bamotari twaganiye bamwita Nzagerayo Ryari, n'undi wari uri impande ye. Igiciro nangahe? Igiciro nangahe? Yavuze ngo umugenzi no mu gahinda gakomeye. Ati umugenzi rwose ubu ngubu aho twamutwariraga 2 turi kumutwarira amafaranga 300. Gusa bwo nanjye ndabibonye kuko uwo mugenzi wadutwaye twabashije kumuha amafaranga 400, nyamara twagiye ibirometero 3,000 kugira tubashe kugera kuri iyi nkuru. Ukomeje ku bamotari kubera agahinda kenshi ngo bari kwiteza za Viagra bajya kwa muganga kubera kasike yabaremereye ku kaboko, maze bagatwara abakobwa bakagenda barabatuba kuri moto, ugasanga baragenda babasimbasimbiza aho mu muhanda. Uyu ni umwe mu bakobwa twaganiriye yatubwiye ati motari yantwaraga akanseka nanjye ni nuko rero ndagira ngo nta kindi mwumvishe nuko yamucekaga mu mikuku. Bityo rero namwe mwabyumvise mwamuri gushaka kutubegera kuko mwamutangiye gutekereza ibitari byo, ariko nta kundi twakomereje hirya no ku banyonzi dusanga umumotari umwe yaparitse hagati y'abanyonzi. Ngo abanyonzi n'abamotari ubu batangiye kuba ibishuti bitewe n'uko bahuriye ku kazi kamwe, aho umugenzi w'umunyonzi ari kugendera 300 n'umumotari ari kuhagendera amafaranga 300. Yumvikane ko rero abanyonzi n'abamotari bikaba izina rimwe, kuko hari umuntu wavuze ngo iyo uriye igicece ukakirisha iki? Ukakirisha inyama, nibyo bita nyamasheke. Nuko n'abanyonzi rero ntabwo bakiri kwitwa abanyonzi, bari kwitwa motari nyonzi. Niyo mpamvu umunyonzi ari gusangwa n'umumotari ku musozi akamuzirikira igare kuri moto akagenda amusimbagiza muri uwo musozi, aho abanyonzi batakiri kuva ku magare mu kizamuka kubera ubushuti bafitanye n'abamotari bari kubakurura kuri moto bakagera iyo bajya. Nuko rero nawe inama twakugira niba ushaka kugura moto yihorera ugura igare kuko abandi bazakukurura nawe. Ikibazo abashoferi bafite bo bakaba banakishimiye ni ukuba nta bantu benshi bakuramo perime z'imodoka ahubwo bakuramo iza moto. Abashoferi b'imodoka bakaba batangiye kuba bake mu muhanda, maze igiciro cy'amafaranga nacyo kikiyongera kuko nk'ubu kuva muri gare ya Byumba ugera Kigali byahagaze amafaranga 700. Nuko rero hari umusaza ujya ubivuga ngo neza ngo uko nuko bwera. Uwo musaza bakaba bamwita Bijiyo bija. Hari n'undi uvuga ngo tujaga turabishobora, bakaba bamwita Sabi, ariwe tuzi muri komedi. Nuko rero mugome kugira umunsi mwiza. Yari bazi ngiki hamwe na Rwabugiri mukunda gukurikirana ku Bamirabusa TV. nuko mukandeza subscribe Hasaho.